Rero mumashi menshi, ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Rugaju REAGAN. Murakoze cyane. Barashaka ko dutangiza twogeza umupira. Reka twogeza aba bakobwa. Umupira wiyore. Ayo mukobwa agapantaro k'umweru n'agasengeri k'umukara apasha undi muhungu w'ipantaro y'umweru n'agasengeri ku kiwambaye imvange amasogi si umutuku n'umukara. Ayararara yambaye inkweto zitajyanye iki ngiki cyaragihushije. Noneho hari ibintu tugira iyo twogeza umupira umwe arogeza undi akamamaza. Yego. Ugiye kogeza namamaza cyane wogeza. Oya ubwo we wogeza ubwo nge mpita namamaza. Mpita mvuga nti wenda kuba mufite wenda amaduka mucuruza ibijyanye n'amaportrait ibintu bigiye bitandukanye muzi gushushanya mugane mu Rwanda aha nahakomeza match. Sasa reka mbabwire tuve mu Rugando twerekeza mu Bwongereza. Umukobwa uzi igifaransa wambaye agakofero kanditseho NY n'agapira yifubitse sinzi nimba yifubitse cyangwa agageza hejuru. Ikintu gikomeye hari ukuntu muri kogeza gutyo noneho wa muntu atarangije kwamamaza atatanze nimero. Ubwo akakwaka ijambo wari ugeze donc bikomeye mugeze imbere y'izamu. Urumva? Reka turebe umukobwa nari ndi kwamamaza. Noneho bageze imbere y'izamu. Wowe ugahita unyaka ijambo nge naratanga nimero. Noneho ubwo ukaza kungarura sasa ngiye gutanga nimero. Ati Rugaju atubwiraga ibijyanye n'ahantu bakuri izo portrait yatubwire. Rugaju atubwiraga ahantu bakuri izo portrait yatubwire. Naha ngaha twahageze rero. Haya Rugaju ubundi buri kariyeri yose iravuna. Kuri jani yawe tukuzi nk'umunyamakuru wa siporo umuanaliste mwiza. Ubundi buriya wakorana na ribu nuko utabyemera wafata igisambo kuko hari ukuntu n'amakipe yafata ukanayagira inama wavamo n'umujyanama w'ubuzima umva utwo tuzi twose bw'amakipe. Ni wisanze gute muri iyi kariyeri? Kariyeri yose umuntu wese yajya gukora ikintu uragikunda. Niba waraye umunyamakuru wa siporo uba warabanje gukunda imipira kimwe n'abandi bose. So mu myaka yacu tubyiruka mu Rwanda nge ntabwo ndi mukuru cyane ariko sindi na muto. Ni igihe u Rwanda urebye rwari rumeze neza mu mupira. Donc abantu rero abana bato cyangwa se abantu babyiruka bajyana n'ibintu bigezweho. Nk'ubu ngubu urebye nyine imbaraga bamwumvise Francais ngo twitegure bari abavandimwe bari mu Faransa benshi ko niyo trend ihari ubwo nyine benshi baza ntabwo ari byo bijyana nuko nyine abana kenshi bakunda bayidore bakora ibintu byiza. So nge navutse muri 1993 ubwo urumva igihe u Rwanda rwajyaga muri cyane. Yes nge ndi mukuru ko numva mutangaye abantu urumva ukuntu imyaka yanjye bakanze abana bo mu 2001 bimeze bita hari abantu bari bujya muri creche bavuye hano. So rero muri icyo gihe urumva hari umwuka w'uko abantu bakundaga abakinnyi kabisa bagatete bakarekezi. Donc story z'abahanzi ntago zari zihari cyane nta n'abakomediye cyane byari ibintu biraho. So ndabikunda nkareba match kuri stade tukajya kureba imyitozo ya Kabiri muri Kigali twari dutuye mu Gatsata. Noneho hari abantu bari baravuye Uganda bakunda Premier League. None abagande ni abantu baganira umupira ariko muri half time baravuga. Ibaze rero guhagarara wumva abantu bavuga ibintu tumva ariko ukabikunda kubera noneho ukuntu babaga nyine bakoze akantu k'akaziga baganira umupira nyine nkabireba nkavuga ariko aba bantu iyi passion bayikura he nyine bagafunga urumva bafite ama pièce de rechange bagafunga bakaza bakareba match guhera saa 7 kugenda nka saa 5 z'ijoro. Abantu bareba ibyitwara Liga muri Espagne icyo gihe yatangiraga nko saa 5 ikarangira nko saa 7 n'igice. Nyine nkaza nkicara nkabireba ntangira amahirwe hari ukuntu umubyeyi mama ufite umuhungu mukuru bakamuha akantu k'akageto hanze. Sasa grand frère bari bamuhaye akantu k'akageto abamo ntakajya ku ishuri akansigira urufunguzo twarangiza kurya nk'abafenta ngiye kuryama muramuki nkinjiramo nabo bagakinga nanjye ngahita nisubirira muri match. Noneho ntangira nyine gusubira inyuma gahoro gahoro wo mu ishuri bari makwisi y'umwana uzagera mu ishuri agasinzira nabiterwa n'iki umva naryamye saa 7 kandi umwana amasaha make baryama ni nka 7 cyangwa 8. So baza kubyibaza nyine
njye nari umuhanga mu ishuri ntabwo nemera wize iki n'izi ndimi ariko niyo mpamvu uzi kuvuga mwana nangize ngo wize neza ariko ntangira gusubira inyuma nko mu wa gatatu mu wa kane so mu rugo barabimenya barabimbuza ariko birananirana so bigera ahantu bangarura muri ya nzu noneho ababyeyi bararira nza gukora agashya rero noneho hari match ya El Clasico ntago nagombaga kwirika iyo El Clasico yari yakinnye ni ihe Real Madrid yari yakinnye na Barcelona narihanganiye kutareba La Liga haciyemo igihe ndavuga ni this time ntago bikunda bararyama urabona iyo uri umwana iyo ugiye kujya hanze ababyeyi iyo ufunguye urugi barabyumva bakabaza ugiye hehe ngiye kuri toilette ntago twageraga toilette yo mu nzu my friend ntago ngiye kubiyemeraho rwose yari iri ahantu ku ruhande yari hanze none bakagira ubwoba bati se urijyana ntago yerekeze kuko twabanaga turi batatu nyine grand-père grand-mère nanjye ubwo grand-frère yagiye ku ishuri batereka tuze tuguherekeze ntago wakwijyana ntoya ndijyana habaye intambaro muri iryo joro yo kuvuga ngo urijyana ntiwijyana ndijyana ndi mukuru ndijyana niga mu wakane otoya rindira tukujyana ati ntago mbashaka barategereza ndabategereza turajyana nta minota 10 yaciyemo barongera bumva nkoze ku rugi ugiye he nsubiye bati ngiye hanze warwaye mu nda ni wapi none kuri gusohoka buri kanya ndumva mbishaka bati ntaribi reka tuguherekeze nyuma y'iminota 15 ndongera ndavuga ni ngomba gukora ibishoboka byose nkajya kureba match natanze agashantse mvuga nti ningira amahirwe ntibambaze birabivuga ko basinziriye ndahita ngenda uko biri kose nawe ugaruka kundeba kuko ntago wakumvisha ibyago byanjye grand-père ashobora kuba yarabitekereje aravuga ati ko nshaka gatatu wigira ikintu mubwira mureke ndabareka baraceceka ndafungura ngeze hanze ndategereza akanya gatoya mva nta muntu uvuze ndavuga nti kabaye ndafunga ikosa nakoze rikomeye sinagaruye urufunguzo mu nzu ndarujyana none ndarujyana bigeze aho bo barabishaka noneho nzagaruke za saa 7 sange umuntu arimo aravuga ati ariko ibi bintu bibaho umuntu akodeshereza umwana i Kigali n'ukuntu bigoye amurera mwambika mwishyurira ishuri agukingirane mu nzu akubuze kujya umuntu mukuru ntabwo yajya muri turiya tuntu dutoya gukora ziriya gahunda ziri mu nkoni zikomeye nakubiswe mu mateka yanjye ndakwereka nyine iyo passion ukuntu ari ibintu biva ahantu kure ariko nyine yagira aho abona grand-père abona ni ibintu bidashobora kugaruka mu burenganzira ngo ati jugendera umupira so kuva ubwo mbikunda gutyo nkabireba ntangira nyine kubikunda cyane kushaka kubivugaho biza gutyo sinzi niba ubwo wenda tuza kugera ko nabitangiye niyo mpamvu ibi bintu bishoboye byarakuvunnye mwana sasa hano ni Jen's Comedy tuba dufite abantu bafite tala za comedy bashaka gutungwa nazo ubu ngubu kariyeri yawe iragutunze sure like utaragera aho igutunga wari ufite izihe ntego like ko hari umuntu uza ureda ashaka kuhita ry'amatunda ataratera niko nabyita mbo njya kwiga nsinda muri Tronkomeye banyohereje kwiga Nyanza muri Kristero ni ikigo gihari cya bahaza ubwo barakiza noneho ngezeyo nsanga bafite akantu bita media club yari ifite n'igitangazamakuru twandikaga donc tukagiprintinga printed paper nyine ya newspaper yitwaga Le Conseil mpageze nibwo natangiye kumva ko bishoboka ko umunyamakuru kuko batubwiraga abandi bantu bakomeye bahize baba abanyamakuru bakomeye icyo gihe nabitekereje ntazi ko ari ibintu bishobora kuzavamo akazi nkandika inkuru za siporo iz'imiziki nabaga naje muri vacances nk'umwana w'i Kigali nkajya muri za East African Party mujye mushimira Bubu inkuru ya mbere nanditse ndabyibuka ni igihe Peace Jolis yari ya performance muri East African Party ya mbere nk'iya gatatu yari iya mbere kuri we so ndayandika barayikunda ku ishuri umuyobozi ngiye muri media club nigaga mu wa 4 ahitangira chief editor hari abantu biga mu wa 5 no mu wa 6 urumva byari ibintu bikomeye none yo tusha yo kwandika niwe watangiye sasa kunyumvisha ko n'abanyamakuru yitwaga Celestin Rwirangira n'umupadiri we yarari barya baritaringa yarashaje avamo noneho
atangira kumbwira ukuntu ushobora kuba umunyamakuru. Haza ibintu byo kwandika ku bintu bya sida, ndavuga ko wakwiyamiza, ndandika, nanditse ndatsinda kuri University Africa, ntago ari ibintu byoroshye. Mbona baranyishyuriye, arambwe turwane yatushaye yo kwandika ko yagutunga. Ntangira kubikunda sasa kwandika, nahereye mu byandika. Sasa kuvuga ibyo naravugaga kuko abanzi n'ubundi ubu ndabeshya simvuga. Noneho ntangira gutekereza ibintu byo kuvuga, ariko urumva radio ku mwana wese ubitinya nyine ubumva ari ikintu cya danje. So ntago nge naje nzi ko bibamo amafaranga nyine. Narabyutse rimwe n'ubundi ntangira kaminuza, nandikiraga akanyamakuru ka gospel kitwa ubugingo.com. Abantu mwajyaga mubona n'utunuza twayo muri mu mabisi ahantu. Nandika icyo gihe ari nimugoroba, ndavuga ntari ko numva umuntu yitwa Rugimbana na Rugangura ibintu bakora kuri flash, amakuru bavuga kumba nabibonye ko babyanariza, nkumva ari ibintu nanjye nakora. Ari nimugoroba bari gusoza ikiganiro nka saa 12:30. Mba ndiyongoje mva Kicukirano twakoreraga aho ngaho, twandikaga muri ako kanyamakuru ko kuri internet kitwaga Ubugingo. Mba mfasha akamoto, nta muntu twavuganye, mba ngiye Kimihurura kuri flash hariya mu Myembe. Umusekirite aya masaha urajya he? Nje kureba Rugimbana, mufitanye gahunda se? Reka none se izi saha umushakire iki? Namwangiyewe hari igitekerezo mfite nshaka kumugezaho. Aransaka, arandika, ndinjira. Urumva nahuranye nabo basohoka muri studio. Uwitwa Rugimbana nkimubona nje nitwara nk'umuntu w'umujama, nk'abantu basanzwe bahura kenshi cyane. Hari ibintu byari bigezwa byo gusuzanya ibintu bita push, mbanje nyine nitambitse nk'umuntu arabizi uyu mujama arihangana aransuhuza. Mba namwani bro man, njewe ibintu ukora ndabyemera, ndumufana, ndagukunda cyane, we na Rugangura ibintu mukora ni ibintu bya hatari. None mba ndamusajije, mba namubwiye nti mukanya mwari muri kuvuga none kuri Man City, tereka nkubwire. Mba ndatangiye, arahagaze ntiturasuhuzanya, ntarambaza homba, arandeba gutya, tereka ndebe uyu musazi. Ndamubwira ni ikosa rikomeye Man City yakora ikina na CSKA Moscow, ni ikipe yo mu Burusiya, nk'ibyo yavugaga ahantu ntazi, nukuba yakora ikosa ryo kutabanza umukinnyi utwaye yature muri Mediane. Uramutse ushyizemo abakinnyi batazi kurekipera, badafite taye, abapeti bayo bakina umupira wihuta biruka, birasaba abantu bakasa muri Mediane. Ati bashyiremo ture, bashyiremo n'abantu muri Mediane bakomeye cyane kugira ngo ikipe baze koresha ingufu. Ati ubundi babishatse bakinisha bane hagati bakava kuri batatu. Ati ikipe ikomeye hagati ifitemo agapeti ko muri Israel kagahanga cyane. Mbamubwize arandeba, aravuga ati c'est pas possible. Ahita ahamagara Rugangura, ahita amubwira ati ngwino hano. Yari akiri muri studio, Rugangura araza. Ati kagapeti uzi ibintu kari kumbwira, ati kari gucambwa CSKA Moscow numiwe. Rugangura peti uruwahe ndo mu Gatsata, atabona abo mu magaraje, atukiboza umupira. Nuko byaje bahita bambwira ngo reka tuzagutumira ubutaha kuri radio. Bantumira muri iyo match ya CSKA Moscow na Man City zigiye gukina. Urumva nabarebye ari kuwa kane ko kuwa gatanu ntibakoraga, bavuga match za Champions League za the coming week igomba kuba kuwa kabiri. Barantumira vayo aho ngaho, nubundi nandikaga njyayo, tujya muri match. Abwira Rugangura ati ntuzereka twogezanye numve tusheye, kuko baravuze tumuzanye mu kiganiro, hari igihe yaba adafite iyo kariba yo kuganira ibintu byinshi, araka kamaco gusa yarafite, reka tukamuhe tugakore twumve. Turagakora bigeze nko ku minota 30. Uwitwa Kamanzi wayoboraga nyiri flash by the way, ntago wayoboraga n'undi niwe nyirayo, ahamagara yitwa Vitali, yari chief editor, aramubwira ati uwo muntu wakoranye na Rugimbana mu stage akora numve igihe kinini ndashaka kumwumva. Ubwo urumva byari ibintu nanjye ntago nigeze mbibara ngo mvuge ngo nzaba umunyamakuru. Rugimbana yari afite nimero yanjye, arampamagara, bite urihe? Ndamubwira noneho uze muri evening drive mu kiganiro kwa gatatu, boss yagukunze tukumve. Nje muri manuki nibwo noneho nabaye umwana wo mu Gatsata wa nyawe. Amagaraje ukira ku ruhande, ndavuga mbarusha amagambo, mvuga ibintu byinshi. Urumva iyo utaramenyera radio uba ufite n'ikintu nyine cyo kwemeza abantu ubabwiye n'abaturanyi n'abajama mwiganye n'abo mwiganana. Urumva ushaka kwemeza. Hari 2014 I was young, imyaka 21, ubu ukiri umuntu ufite amaraso ashyushye,
noneho ubwo n'abajama bose bakwandikira message mani wahatwitse kuzi ibintu byahatanje ubwo noneho mpita numva bya bintu ni ibintu byahatari niba ari ibintu bituma quartier yose se ikuvuga numva radio Kramere akata muri quartier bakavuga ati wa muhungu wawe twamwumvise kuri radio ubwo murakize abantu mugatsata ko nta mafaranga menshi bagira bumvaga ari ibintu byahatari kandi ni stage ngomba no kuza witegeye okay bikora amezi 3 buriya nagize ibyago bikomeye muri kariyeri yanjye kuba bizi ibyago bikomeye nagize kurusha ibindi ni igihe Kastar yatwaye Rugimbana amukura kuri flash amutwara kuri radio 10 donc nari ndi mu kwezi kwa nyuma Rugimbana avuga ati nge nyobora siporo hano nzameka ngo ushobora kuba guhakaza bamutwaye kuri radio 10 none nsigarana na Rugangura akaba we ashaka gupusa umuntu yitwa Nasri noneho urumva nsigaranye na Rugangura akaba afite na undi mupeta ashaka gushyiramo kandi Rugimbana unshaka agiye kuri radio 10 ageze kuri radio 10 abwira Kastar ati reka nzana umupeta wanjye witwa Rigani arambwira ati natwe dufite umuntu tutari twagahaye akazi witwa Fuadi reka kore noneho ibi ntambara njye urumva nasigaye hagati nk'ururimi Rugangura arashaka Nasri Rugimbana baramubwira Fuadi nje ngumamo hagati ubwo urumva ni ikintu gita kigusubiza inyuma cyane muri kariyeri ubwo urumva y'amezi atararangira Nasri ari integra birakunda azana tushe nziza ahita afatisha na Rugangura impamvu wumvishe Rugangura cyane yari asigaye ari umwe kandi ariwe muntu wubakiyeho so bagombaga gutuma ibyo ashaka biba kugira ngo nyine duo ifate vuba ku gishushu sasa ari Rugimbana na Fuadi nawe ni umunyamakuru w'umuhanga buriya nabiguye Fuadi Fuadi yaba hari hageze nk'igihe ukarwana nk'amezi nk'abiri ariko ntupfe noneho bakabwira Rugimbana bati ngaho uzana wa mwana wawe twumve Fuadi yari inshuti yanjye ndamubwira ni man wankoreye ikintu kibi cyane ati nanjye yari opportunity yanjye so Fuadi arakora birakunda ubwo biba biranarangiye nyine nje ngumaho urumva ibintu by'imipira y'Iburayi abubaka ibyo bita duo abantu babiri impamvu badakunda abantu benshi nuko umupira kuvuga bigomba kuba harimo iyo bond ikomeye cyane iyo mubaye benshi ntabwo muryohereza public bisaba ko mukora muri babiri kugira ngo mubane kenshi cyane mukorane match nyinshi mubane mu kiganiro kenshi musangire kwa ko mukora ama match ejo mujya muri restaurant imwe kurya ko nti muri butahe mu rugo so iyo bond hita yikora nyine mukaba bavandimwe kubera ko muhorana so ntago rero bakunda ibintu byo guhindagura yari logique ku radio yose yumvikana ntitwamuha umuntu wa gatatu kubera ko byakwica ya duo dushaka duo n'abantu babiri hari nabo njye numva bavuga ngo kuri radio Rwanda ngo mufite duo nziza cyane kandi turi bane ngavuga ni duo n'abantu babiri babaye bane gute so urumva aho hantu nagize ikintu cyo kubura ahantu hagarara umuntu nyankadira man ndavuga nti bya bintu narabikunze ariko reka mbireke hari umuvandimwe witwa Faustin ni inshuti yanjye cyane magara Faustin simbigaruka wa mutipe warize muri mu gikombe cy'isi waririye Messi umuntu wa mu mupira umuntu arizwa n'umuntu batarahura so Faustin rero arambwira ati man ngiye hano kuri contact nta mafaranga hari ariko hari platform icyo gihe yasaga niyasubiye inyuma abanyamakuru barahavuye benshi bakomeye hari abapeti benshi ariko baje kuvamo abanyamakuru bakomeye ku icyo gihe twari kumwe n'uwitwa Fata ku mavuta akora entertainment twari kumwe n'umuntu witwa Cedric Drake uriya mureba video buriya yakoraga ibintu by'amagraphique kuri contact icyo gihe kuri contact TV hari umuntu witwa Ahmed Muhammad abantu bari muri showbiz muramuzi yakoraga kuri Kiss FM mu bintu byo mu program yarahari Ahmed so wumva impano zari zihari hari Cedric ukora isango na muzika Cedric uramubona so hari Aline wagiye mu Bwongereza Aline umunyamakuru kazi ngo nigaga materineri mwihora dukomeza so hari abantu benshi na ba Faustin bari kuri radio 10 tukaba ka groupe na Klepi nawe yari ahariho kuri Kesitu akora nawe ibintu byitwaga The Link Up Show abantu bavuye kuri so urumva twari groupe y'abantu bajya kungana mu myaka usibye Fata ku mavuta nyine uturuta mukuru ntago tungana so dufite ukuntu tubana mu buzima bwose
noneho nubwo nta mafaranga twabonaga ya hatari ariko iyo connection yo kuba mufite ikintu cy'ikigare abajama benshi niba dukeneye kujya mu bitaramo barine na baklepi bazanaga amatike niba dukeneye kujya kuri stade twabaga twashatse amatike na ba Faustin y'uburyo twinjira niba dukeneye wenda gusohoka twarateranyaga udufaranga tukagenda noneho icyo kintu cyatumye mpamara igihe nge nararangije kaminuza ariko ndahembwa abo benshi wenda bamwe bari bakiga abandi barabiparitse barangije secondaire wenda baje gukomeza nyuma ariko urumva nk'umuntu warangije kaminuza ubitekereza umuntu yakubwira ati reba ibintu wirirwamo wize ahantu heza ubona buruse ya leta uratsinda ibi bintu wagiyemo ni ibiki why don't you try ibindi bintu byaguha amafaranga icyo gihe nanjye ngejeje imyaka ingahe 2016 ku bantu babyibuka 23 ya maraso yo gushyuha ya gisore aba yagabanutse batangiye gushaka ibintu byinjiza ndavuga sasa ibi bintu ubanza ibintu nkoze mu mwaka nta mafaranga ntabwo bitwika 2017 nayitangiranye ingamba namwe mutangirana izindi uyu mwaka ndavuga nti ntago nagumana mbivuyemo Faustin aranyingiye ingamba barira ikiganiro cyari gitangiye Faustin wagira ngo numurozi muri icyo gihe ambwanga ikiganiro cyari gitangiye gufata hahita hazamo sponsorship ya Canal Plus habazamo sponsorship y'abandi bantu bafite akabari bari bafunguye Nyamirambo nk'abantu nka batatu baba duhaye udufaranga nk'ibihumbi 200 ati none ibi bintu byahoraho buri kwezi nagenda mba ndavuze nereka niyongeza andi mezi 3 mba ndayihaye ariko bigeze mu kwa kane nyine ndabihagarika mbivamo completely 2017 so njya Kenya ndiyo ngirayo mbona nakazi ndakora ndanabyibagirwa ibintu bya siporo mbu mufana nk'abandi nkabyumva nyine kuri YouTube Kenya nakozemo ibintu bibiri Kenya nagezeyo ndavuga nti aha hantu ntago nakora akazi kuri radio ntago bishoboka nagerageje kuri radio imwe ya kaminuza yari ihari barambwira bati ntago bishoboka barambwira ati byonyine vibe y'abanyakenya ntushobora gukoraho mu gitondo muri Kenya bakora ibiganiro byitwa patanisho byo guhuza abantu bira Sandrine yakoraga ugahamagara ukavuga umusheri wawe ushaka uko agomba kuba ameze niba uri umufundi ukiyemera ugashaka umudokiteri ugashushanya ibintu byose nta muntu ushaka umukobwa mubi kandi adakaze noneho ubo banagira n'umwanya wo kwakira abantu kuri telefone bakababwira story ariko zijyanye n'ibintu by'imibanire ibintu nk'ibyo bro narindi kumva umunyamakuru yitwa Mayina Kageni mu gitondo numva umuntu arahamagaye niho natinye Kenya ndavuga nti media hano ntago nayishobora bagira ibintu bita shenge ni nka slangs zino zo mu Rwanda bavuga nyine ni igiswahili ariko kirimo ibintu kimeze nk'iki none umuntu barahamagaye Mayina Kageni ni umunyamakuru w'umuhanga ubundi ni Sandrine wo mu Rwanda gutya mwumva Sandrine ntiwamenya ngo ararakaye ntiwamenya ngo afite ideni ntiwamenya ngo ntiyishimye umuntu wese amwakira seka yishimye nyine wumva uri nk'umuntu uri gutaha iwanyu kabisa waramutse neza bakwitande umeze neza muri ririya jwi Mayina Kageni wafite ikijwi kinini ariko nawe yakira abantu neza hamagara wenda urugero ndahamagara Mayina Kageni cyangwa ndahamagara vuga ati hello Mayina Kageni nakusikia my friend tell me how are you brother I'm good man wumva ari ibintu bya hatari vibe za danje ari abantu nyine wumva bafitanye n'ukuntu nyine banavugana n'ibintu wo tumva umutipe yahamagara avuga ikibazo ngo boss we ngo yaragiye none nyirabuja yaramukunze ngo barangije gukora feri ngo afite ikibazo ngo ahagume cyangwa bireke ubwo abanyakenya rero aho nabatinyiye guhamagara nka 80 bose bambwa turi kigorki urajya he ugize amahirwe wozaga ibyombo nyoko bujara gukunze uyu ni umwanya wo gutera imbere uyu ni umwanya wo kubyarira muri urwo rugo none mukaba bagabo babiri uri igicucu bingana iki urasubira mu cyaro gukora iki barasaze ndavuga n'abo bantu vibe kandi bari seriye bati bagira utuntu bavuga usiende mahali usiende kapo urumva ako kantu uburyo basoza abanyakenya mu mvugo zabo akanuka man kaba kagukonvenka ku rwego rushoboka rwa nyuma turi hapo usiende ndavuga n'abantu bagomba kuba bafite ukundi bakora itangazamakuru bihabanye ni Kigali Inyarugenge sport tuyikora amasaha 3
Kenya bakora siporo iminota 15 nabwo mu makuru asanzwe. Kenya ibintu byabo bakorabo ibyo bintu by'imibanire y'abantu na politike cyane na economy. Ni abantu bari avance bo barakubaye ati kuki mukora siporo amasaha 3 se mugiye gukora iki? So babikubwira ati siporo urupdatinga ugataha umuntu twumva icyongereza arabisoma akabimenya nta zindi analize dukeneye. Nabigaga umutipe w'umunya Ethiopia ngiye kubwira ubwa kazi yamaye. So ngezeyo nagiye kuri UNR mbwira umutipe w'umunya Ethiopia warushinzwe translation ndambwa bro jewe n'izindimi jewe abantu mwamwakira hano benshi babasiramusika ibyo bavuga nge ndabyumva numva ikinyarwanda nkagihindura mu cyongereza nkumva igiswahili nkagihindura mu cyongereza. Ubwo rero mfashije ukampakazi nge nakubera all in one. Ntabwo ukeneye umuntu wumva ururimi rumwe akaruhindura mu rundi. Nge nibyo nize. Arambwira ati reka nkaguhe ndamaga amafaranga 2,000 ku muntu 2 y'amanyakenya. Ariko kubera ko byari ibiraka ndavuga ni ibintu birakomeye ntago nabivamo. Nshaka akazi ahantu muri night club mbwira umuntu ati nge nabaye superviseri muri coffee shop ikomeye mu Rwanda. Kumbe nabonye ibintu by'amakawa ngira ngo ni coffee shop kandi ni bara rya hatari. Noneho uwo mutipe arandeba akazanye bati se wakoze muri coffee shop we none se bihuriye he? Nkabona amakawa se babantu ibi bintu ni amakawa ko mbona ashushanyije amakawa none se ubwo niyumva icyo ndi kuvuga. Arambwira ati twebwe hano ducuruza akabari night club ahantu yitwa Rongai nini bya hatari yitwa Legend. Tabwa hano. Arambwira ati bro injiramo urebe ukuntu hameze ubwire niba ibyo bintu uvuga ngo aba superviseur wabishobora. Hari ni mugoroba abantu nk'igihumbi bicaye hasi hano mu Rwanda zaba night club ingana naha hose ifite hasi hejuru ifite etage 3 man hasi hejuru no kuri ground floor hasi nyine abantu banywa bapakiye ahantu huzuye. None hari haje King Kaka urumva iyo hari n'umusitari abantu bazari benshi. Reggae nawe utekereza nko mu masaha 5 y'ijoro volume nyinshi abantu basinze icyuya kiri mu night club abantu bari kubyina ureba umuntu akubwira ngo aha hantu hakorera umbwira ikintu wasubiza. Nararebye mera nk'umusazi nibwo ndwa mbere nari mbonye abantu bameze gutyo. Ndavuga nti ngiye navuye Nyarugenge naje gushaka amafaranga. Ndavuga nti aha hantu ahubwo nta bantu mukira nta bantu baraha. Ndambwana abo bantu ni bakeya bararinganiye ibi umuntu yabimanaginga. Ntara confidence mbivuganye ndo umuntu yihagararaho cyane ntangira kumusobanurira sasa kandi sinzi ibintu byo tubari. Ndamwani ikibazo gikomeye nge nabonye hano ukuntu hano hantu hameze ushobora kongera espace hari muri parking hari ureba hari umwanya munini cyane hari abantu badakeneye umuziki w'imbere hano ushobora gushaka kagatente abantu bakazajya bicara bakanywera ibindi bintu byabo nk'amakawa n'ibikora barabikoraga bidasabye ko bivanga nabe inzoga batumvira yarege ingana kuri iyo mukabaranda kandi ni igitekerezo cyiza ati ko boss igeze kubimbwira boss igeze kumva ngo none dushobora kwakoresha abaravuze ati umuntu ushobora kuba ari inzobere mu bintu by'utubari amayide menshi cyane. Ariko ibintu by'amayide buri umuntu yitwa Ahmed Muhammad umwe nakubwiraga akaba ari umuntu nakundaga kuri contact uburyo yabikoraga. Ni umuntu mwishana mu minota 5 ngo bro ngo reka nkugira inama nta n'ikibazo ufite urangira inama narwaye nasaze nanywe ibyo bwenge ntangira kumukonvenka umugabo ahita ambwira ati ejo uzanzanire CV yawe mpita ngenda ndayihimba shiramo za papirisi abantu ba papirisi mutambonye narayikoresheje. Ireba tuwakoze papirisi narakoze cyane mbamagaye babyemera nkabana igihe uri byo gukanda akanyenyeri kuko ugiye guhamagara hanze abanza akanyenyeri 250 0788 nimero zo mu Rwanda ugakompoza sha akazi ndaba nkabuze. Areba ati abyo mpamagara nerekero nimero z'abajama kwa kundi ufata nimero y'umuntu ukayandikaho utanazi n'uwari we wishyiriraho gusa ati ibya papirisi bugazahamagara. Umujama arambwira ati akazi kawe no kwa superviseur n'umuntu uzaza supervisor. Ngira amahirwe mpurira n'umukobwa wo mu Masayi wakoragamo muri night club ariko umusirimu sinari mbizi ariko mubwiza ukuri yitwaga Mumbi nabwo ngiye ibi ntabwo mbizi kandi bampaye akazi ko kubayobora mubikora muti. Mumba arambwira ati ibi bintu biroroshye abana b'Amasayi n'abana beza cyane. Noneho hari ukuntu abantu bo muri East Africa tugira ukuntu
tuba tujya kumera kimwe bitewe naho n'inkomoko za kera ntaza kujya mu bintu wenda mugatekereza ibindi. So yarambwira ngo nsa na brother we ko ni umumasayi ngo muremure nyine gutyo iki ibintu nk'ibyo. Sindi muremure cyane ariko abanyakenya benshi bari bagufi b'abakikuyu nyine ntago bari barebare cyane. So akambwira nyine ni slim body umubiri mutoya unanutse iki ubwo akambwira ko nsa no mu masayi nyine niki musaza wariko. So urumva haza akantu gatuma Imana nyine ituma ugomba kuba ahantu ikreye ibintu nyine ho tatekereza. Ibaza umuntu ngusa na musaza wanjye akagukundira icyo. So atangira kumfasha as someone azi kubera ko kantu kajemo turatangiye turavuganye akambwira ati rero dupanga abantu bijyanye n'amashifti bari bukore, hari abakora ku manywa, hari abakoramo hagati, hari n'abakora mu gicuku. Noneho iyo upanze umuntu mu mahana yari yakoreramo kamwe ati ndakora kuva hano kugera hano zifite amazina, hari ABCD. Ubwo rero ugenda ushyiramo abantu bijyanye, hanyuma iyo barangije gukora uragenda ukareba muri POS machine ibyo yacuruje ko bingana n'amafaranga yaverishije cyangwa afite kuri M-Pesa, hanyuma ugakora balance ukayijyana ukayishyira comptable ukamwira ati kanaka yahombye kanaka yahombye kanaka yahombye cyangwa se kanaka yarengeje haya ni balance murayamuha. Nana kubivuga net club irucuze nka miliyoni nka 7-8 z'amanyarwanda mu ijoro rimwe. Iyo mibare mukabari kandi ari abantu babizobereyemo bashobora kukubeshya akakwiba kuko arabizi kuri mushya warabimenyereye. Hari ukuntu akwiba nyine mu mibare yo gusobanurira. Avuga ati none se M-Pesa mfite ayangaye, hano mfite ayangaye, POS hari ayangaye, ariko kandi wibuke yuko hari amafaranga cash ngiye mfite ayangaye. Abantu bagomba kuguca imbere nka 15 mu gitondo kimwe mu rukerera kandi nawe unaniwe urumva ntiwaraye usinziriye. Nabikoze amezi 3 mbwira Imana ati ibi bintu ntago nabishobora kabisa kuko ushinzwe comptabilité ambwa ngo nta kibazo ngo ntugire ikibazo ngo niyo bakwiba ngo ntago club yahomba ngo yajyana guys yatwaye nka 3 by'amashiringi ngo ntago club yahomba ngo as long as ugomba kubisobanura kwa boss it's okay man. Nagize amahirwe ntibahombye cyane, hari igihe nyine bankubitaga nyine bakabarya makeya ariko ntibaburaga ko yanturitse nkangahe nyine. No boss akavuga ati nago namukata, he's very wise, aduha ibitekerezo. Ka kantu kagatente ko hanze bari baramaze kugashyiraho gakora abantu baragakunze. None ndambwira nti njewe maze kunanirwa. Arambwira ati uzi planning ufite ata benshi baraza bakagenda barabibye menshi ata ahubwo wowe shaka passport. Urumva kujyayo nagiye n'indangamuntu ati garuka ushaka passport wanyu nje noneho nguhe contrat hanyuma nje nguhemba amafaranga yisumbuyeho. Ndagaruka mu Rwanda amanitike ndaza ba ama passport nsubiyeyo ama contract turanayisinya ndatangira ngitangira byasengesho nasenze mbwira Imana ati ibintu ndashaka kubivamo. Mani nagiye kubona mbona nimero mu Rwanda iramamagaye Rugimbana si umucama tumaze igihe tutavugana barashaka iki banditabye. Yumviso yasoneye hanze ariko arabizi ko ndi arambwa man nese ni wari waragarutse mu Rwanda ko naragarutse turabona ni Nyamirambo aho yabaga and then nge nsubirayo ntamubwiye ndambwa nasubiye atugomba uve Kenya rero garuke. Bimeze biteze ati Rutamo agiye kujya muri Amerika. Buriya Rutamo biriya bintu byose yababwiraga mu gikombe cy'isi ngo Argentine ngo nitage twaranzasezera 2018 nabimenye nko habura nk'ibyumweru nka 3 kuko urumva yari afite visa agakreye ikintu cyo kubeshya abantu kuri radio ngo nzasezera ariko abizi ko nubundi byaba bitaba azagenda. Rugimana nambwira ati ugomba kuza gusimbura Rutamo. Arambwira ati shyira ibintu ku murongo aho ngaho urangizanye nabyo we ngomba kukugarura. Ntabwo nabyizeraga. Urumva kuvuga ngo uzasimbura Rutamo ku muntu wese umunyamakuru wa sport, he's one of the best ever commentator muri iki gihugu kuko Rutamo afite nyine umwihariko. Buriya nka Rugimbana ni umukomenteta mwiza azi kogeza ariko mu kiganiro ni umuyobozi mwiza ntago ari umwanaliste mwiza. Rugangura ni umukomenteta mwiza no kwanaliza aragerageza ariko Rutamo arimo abo bombi. Arimo umunyamakuru wogeza neza at the same time akananaliza neza. Ni umunyamakuru wa show na commentary. Ari umunyamakuru ukomeye cyane. Rugimbana kambwe ati nge ngushakamo uwo muntu. Ndi muri night club. Ndi muri night club bro. Ibaze ndi muri night club ibyo bintu kabimbwiye. Ndabese ibi bintu nzabishobora.
ariko kuko nabikundaga we akambonamo ikintu kinini kirenze icyo niyumvagamo icyo nibonagamo. Hari ukuntu nyine wiretinga ukabona uri hasi, ariko umuntu we akaba azi urwego rwawe. So yari ari kuri radio 1 man, ndaza no kensi ako kana complainingaga yari afite ukuri kuko Rutamu yari afite heavy voice. We na Rugimbana baba bari kuganira ukumva ni ikiganiro cy'abagabo, ariko nyana Rugimbana wumvaga ari umugabo n'umwana we ukumva okay afite ibitekerezo byiza, aranaliza neza, ariko still kari akantu n'akana ku buryo n'umuntu abyimagina akavuga ati kari akantu ntabwo gatwika. Rugimbana arambwira ati man, wakora ku ijwi ryawe birakunda. Buriya Rugimbana niwe muntu wangize umunyamakuru. Mwe nabigenza arambwira ati ikintu cya mbere ni ukuruhuka. Arambwira ati ijwi kimwe n'ibindi bintu byose urariryamisha rikaruhuka. Arambwira ati niba dutangira ikiganiro saa 12 ku manywa nta kandi kazuba ufite, wizerera abantu batanye no kumenya muri quartier, icara wiryamire. Nushaka kuryama utinze, ariko ku manywa uryama umwanya munini cyane uruhuke bihagije. Ntangira kubigerageza, uzabikore ubyutse utangire kuvuga utiriwe uvuga, ijwi riraremera man. Ibyo bintu murabizi. Uzaceceke umwanya munini uryame ubyuke uvuge. Iyo banga ni bibiri, ni ikintu cyoroshye. Noneho ntangira kubikora buri munsi nkaryama. Urumva ariko umuntu yagukora nk'umunyamakuru akorera nk'umwana. Naho ngo tips yose aguhaye kuko nanamufanaga namigenderagaho nk'itegeko. Arambwira ati ikindi kintu ni ukurya ntuhage cyane, ariko kandi ntubushonje, kuko iyo ushonje cyane ijwi ricika intege. Ibyo bimwese murabizi, kuvuga ijwi riva mu nda nyine. Naho ndatangira nkabikora. Akambwira ati rero hari ahantu uruguru gato ya Radiant TV 1 hari ahantu hari akantu k'akantine. Akambwira ati buri mugoroba njye nkwemerera amafaranga yo gukonsoma makeya 500, ujye ujyayo ufate inshyushyu uyinywe yonyine, nurangiza urye igi rimwe n'umuneke umwe, hanyuma uze buri munsi. Byageraga saa 11 n'igice. Akambwira ati zamuka kuri boutique. Naho twabaga turi kweditinga, zamuka jya kwa wa mumama, ngafata inshyushyu ya 300, igi ry'ijana n'umuneke w'ijana. Man, sinzi ukuntu bigenda, ariko kubera uko kuntu nyine bikujyamo ngo urimo urakora ku ijwi riranaza. Ibintu byose ni mu mutwe. Psychologically umuntu akubwira ko nyine bizaguhindura, utangira kubibelivinga ukanumva nyine byarabaye. Man, nanjye kwigirira icyizere, ntangira kumva ndi umunyamakuru mwiza. None nagira ukuntu anakurema akaguha public ko yari umunyamakuru w'umustar munini, agwa public uko abishaka. Nyine buriya ni nka gutya bano ba rumuna bacu b'abakomediye bari hano, ushatse wamugira umuswa, ushatse wamugira umuhanga, kubera ko wowe ufite izina icyo ubwiye abantu baragutrustinga, wewe wamaze kubakamo trust. None akababwira ngo umunyamakuru wa mbere mu Rwanda w'umwanaliste nakora akantu kuri mikro, ati man uranyemeje reka ngwa amafaranga. Ubundi akavuga ati man reka dutahe ibintu ukoze birarenze. Atangira kugenda anyitirira abanyamakuru bakomeye cyane bo muri za Tanzania b'abanaliste bitwa ba Mwari Mukashasha. Iryo zina public itangira kurikunda, umusesenguzi. Tubibashyiramo naba niyo mpamvu naje bakankomera amashyi. Ni Rugimbana yabibashyizemo by force, barabyakira baravuga bati uyu muntu ni umusesenguzi. Byararangiye. Noneho mumushimire kabisa, kuko niwe muntu niyo naruye ibiryo bivuye mu mafaranga y'umushahara ndabimushimira. Uzi ko gutrustinga ngo usimbure Rutamu, uza abazina yarahari, hari Fuad, hari Gicumbi, hari abitwa Banasirabo, hari Baxeri, hari abanyamakuru benshi bakomeye. Bati no njye ndashaka kugerageza iriya mpano. So wakensi rero nka nyuma y'amezi 6 reka ajya gusangira n'abandi bagabo babakire ku rwego rwe. Batara gahungu wasanye, batikana gahungu gakora ibintu Kensi atangira kuza bati courage sha, bati courage meze neza, abantu barabikunze. Kana kambwiye atya man, wari wajya kubona ukabona umuntu ku rwego rwa ministre araguhamagaye ati uzaze dusangire ndagukunda. Je hari umukuru w'umudugudu wahamagana njyewe
ngewe umwana wo mu Gatsata mu magaraje umuminisitiri numvaga ari ibintu bitabaho. Ndagenda mu cyubahiro cyinshi, imodoka baraza baramfata baramprotokora nk'umuntu w'umuyobozi, bamfungurira umuryango, ndinjira muri salo, ngezeyo nsanga umudamu we, tuguha iki? Ndabwiye ibintu ntabwo ibi bintu bibaho. Barangije aho hantu niho habaye turning point muri kariyeri yanjye ikomeye. Nawe sasa ibintu nkora byumvwa n'abantu bari ku rwego rwo hejuru. So ibi bintu nabizanagamo fani cyane, nkabigiramo brage cyane, nkabishyiramo akantu ko kuba muto. Reka noneho mba umunyamakuru uvuga ibintu biri seriye, mbe mukuru. Noneho mpindura strategy z'uburyo na soundingaga kuri mikoro. Noneho ntangira nyine kuba pose, kuganira, kuzana ibitekerezo, tuzanamo akantu ko gutangira kugira abantu inama. Bumva abantu bakureba kuri mikoro ni nk'ibyo muvandimwe yavugaga, ubaka profile ushaka. Njye nk'abantu dukorana murabizi bamwe banyita bishop. We ubaha image ushaka kuko ntibakureba barakumva. Kandi umuntu agura ibintu iyo bisubiyemo kenshi abifata atyo. Ntangira kugira abantu inama, nkabwiye ibintu by'ibiyobyabwenge, ibyo bintu ni ibintu biri cheap. How comes umuntu muzima ufite ubwenge ufata ikintu cyitwa ikiyobyabwenge ukagishyira mu bwenge? Ibi bintu byo kwinyandarika, ibi bintu bye. Noneho Kenisa atangira kubona narakuze, akibeshya ko nanakuze cyane. Atangira kuvuga ati wa mwana amaze kugira maturité, yamaze kumenya ikintu cyo kuvugira kuri radio, yamaze kumenya ikintu cyo kutavugira kuri radio, yamaze kugira nyine gucleaning utuntu tw'utudeshe mu biganiro bye. Yatangiye kuganira ibintu nyine biremereye. Noneho ya personality twashakaga y'abantu babiri bakuru itangira kuza mu mutwe. Byari bitarajyamo cyane, ariko ku magambo bihari. Nurumbisubiramo kenshi ntangira gusa nabyo. Ntangira kubona nk'umwana wambaye pocket nkamubona nk'umuntu ufite ikibazo. Urumva kongenda sesengura, nari naratangiye kwigira umuntu usesengura ibintu byose. So birakura, abantu batangira kuzana ya trust. Nicyo kintu naburaga icyo gihe. Gukora ibintu byiza bisaba ko ugaininga trust ya public. Trust ni hahandi ubwira abantu ngo ndashaka ko muza kuza hano hantu, bakahajya nkaho ari itegeko, wagira ngo wababwiye ngo niyo nka, bisa naho ari ijambo ry'umuntu w'umuyobozi. Public ntangira sasa kuyireba. Ugema nambwiye ati yarambwiye ati wijya kuri social media utari wa munyamakuru munini uzahura na trolls nyinshi, ucika intege kandi uri gukora neza. Rugema nambwiye ati mpa telefone yawe, fungura Instagram. Abantu badukurikiraga barabizi, na Clapton yarakunda kudukurikira, mushimire cyane. He's one of the best mu bantu bampaye icyizere, motivator like nyine. Urumva ari umuntu uri muri industry munini, akanyandikira nkakone bakibonke baremeye inyarugenge, abantu bapinga bashingira kuki. Umuntu nkuriya yateguye ibintu, arabyorganiza, yubaka ibintu kuri YouTube, abantu barabikora, bitanga akazi. Ubuse niba nkunda ministre, nkunda Kenisa nyemera, Rugema no yaranyizeye, umuntu nyanga anyanga shingiye ku. Nanumvaga n'umuntu mpinga asa n'umuntu ufite ikibazo. Ubiherehe Clapton na ministre na Kenisa barango, wowe urinde utankunda, mwumva ufite n'ikibazo gikomeye. So in between nyifunguye man, bantu bahita baza benshi kuri Instagram baramfollowinga. Nta n'umwaka umwe n'igishuma zake maze kugira hafi 73,000. Urumva it was something nyine byanyerekaga ko abantu bari bankunze. So Rugimbana abikiraho na Kensi baza kumbwira bati reka tugushyire mu kiganiro cyo kumanywa, twongera amafaranga, use neza, umere neza, utangire use n'umuntu nyine nk'umustar. Banyongerera amafaranga. Muri media ntago amafaranga menshi, ariko iyo ukoze neza araza. Bisaba ko ugomba kuba umuhanga, ariko kandi unagaragaza nyine itandukaniro. Turaza kubigeraho n'abandi bantu muri industry imwe. Donc iyo ukora ibintu abantu bose bakora, nta muntu n'umwe nyine ugomba kukwizera kwako uyu n'uyu barabikora. So icyabaye bampaye amafaranga, habamo gutera imbere. Noneho biza kuba ngombwa ko mva kuri Radio 1 njya kuri Radio Rwanda. Nagiye kuri Radio Rwanda bitagenze neza cyane. Kuri Radio 1 abantu barabizi, it was one of the biggest mistake ever yabaye muri kariyeri yanjye.
donc iyo umuntu yakuzamuye niyo yaba ari mu makosa wowe uramuproteja ntago wowe wemera kumwexposa. Sasa urumva umuvandimwe twakoranaga nje nari avance muri analyse kumurusha, ari mwiza muri commentary kundusha, plays zikaba nyinshi kuri njyewe kurenza we, akazamo akantu kameze nk'aga conflict ukuntu tangira kutumvikana kutuntu tumwe na tumwe, haza amafaranga nkambwe man man ay mafaranga ngera amafaranga man harimo akantu nyine ko gutangira gufiringa uburemere nyine bw'izina. Ariko mu kazi nanone nta bupatro bubamo, nje nakoze mikosa ariko nawakora irindi, so mu makosa twembi twakoze rero biba ngombwa ko dutandukana. I thank God ko nyuma twiyunze ubwacu, twiyunze nta muntu twunze, kuko iyo bitabuko ntago nari kuba nibuka ko ari nawe washyize itafari kuri kariyeri yanjye, and I thank him cyane kubera ko iyo bitaza kuba ko nanone dutandukana muri ubwo buryo ntago nari kugera hehe aho ugeze. So Imana rero ikreye ikintu wowe ukibona nk'ikintu kibi ariko kiri gufungura amarembo ahandi. Naje no kwa bro, nta nubwo twarapfuye ikintu kibi ko ntitwigeze dutongana bya hatari wenda off mic, ibyo twakoze twabikoreye mu kazi bituma dutandukana, noneho byafunguye amarembo yanjye kuri radio Rwanda na televiziyo Rwanda, byari kundimita zaguma aho ngaho nyine kugira ngo mve ko ari timing y'Imana. Twatandukanye mu kwa gatanu muri demi finale ya Champions League, mu kwa gatandatu uwo mwaka hari ero iba uwitwa Patrick Yabarugira yagombaga kujya muri Canada nyuma gukomeza kwiga. Noneho yumvishe navuye kuri radio hano arampamagara, Petit bite gwino hano hari umwanya nta kibazo ngiye kugenda waza ukansimbura, ufite brain ufite iki ibintu byose bisabwa hano nge nzabijyamo uzabona akazi. Man, abantu barankundaga ku buryo Jarike kuri BN bampamagara, ngwino dukore, ngwino kuri radio DC witwa Atubwiye abayobozi muzane Rugaju mumuzane. Noneho Patrick arambwira ati hano kora agatrayo gato barebe. Man, dore ikintu kigora rero, ufite contrat radio DC, ufite contrat BNB, ufite contrat na Karenzi arashinze cyitwa kuri Fine FM Kiganiro, ufite contrat 3 z'amafaranga, akubwira ngo ako kanya none twa Karenzi baje ari simusiga, arambwira ati this time ngewe ndashaka no kwishyura amezi 3 rimwe ngo amafaranga ngiye ngukize winjire ufata amafaranga menshi cyarimwe. Umuntu uri kubwira amafaranga nka $1,200,000 icyarimwe, baravuga ati ariko amafaranga nyeretse simone kare akazi bimeze bite. Amafaranga ni ikigeragezo gikomeye, ariko ndashima Imana ko icyo gihe nagitsinze, ndazinyura ndazireka, ndavuga nti reka mpime izina ryanjye ko ryakoze ku Banyarwanda, ntago ari kwirarira. Umugabo witwa Ruduhavuga Imana uyobora radio Rwanda, Patrick yarambwiye ati uyu mupeta arakaza, arandeba man, yakoresheje Rutamu, yakoresheje Rugangura, yumvishe yayoboye Sarusi, yayoboye Isango yariho ba Mike Karangwa, ba Claude Kabengera, ba Sandrine Sheja, kumubwira ngo umuntu umunyamakuru ukomeye yambara rinete yarazanagoraga kareba se nkaka kana abibaze nkaka gapeti, wowe uri umunyamakuru ukomeye se. Ibaza abantu yakoresheje ubumve, kwizera umuntu bigoye kurenza ikintu cyari cyo cyose, cause yahuye n'amaprofile manini, nta gishya mu maso ye. None iyo Sarusi ni Sarusi yariho ba Kastari, bandengeye ingoma, ba David bayingana, uraza n'iki gishya kiri kuri kubona nk'umusazi, uri umuhanga gute. Yanyuzwemo n'amazina manini cyane. Reka ngende nkore tu duhurirana nuko ero yarije, ye baba we bya bintu uvuga ngo byo mu bihugu nawe n'abantu ninjya kubabwira Ubudage, nkabwira France, nkababwira iki barabizi. Nagiye nigera mu duhugu dutoya tutazwi mu mupira, ndagenda nturaraho, nkumva ama podcast y'amaradiyo akomeye, nkumva Abafaransa, nkumva Abongereza za RMC, nkumva izitwa za Talk Sport mu gitondo, bakanariza ikipe nkabyumva nkandika, nkamanuka mu kiganiro cya radio Rwanda mu gitondo uvuye mu Bwongereza, bakavuga bati itsinda rya mbere ririmo Ubudage, Ububirigi n'iki, buri muntu wese agahita yipima, ngiriya Belgique, iriya German, ni ibintu abantu bose bazi, ngahita manuka kuri Iceland.
abana buriya Iceland muvuga ni muyizi ifite abapeti bameze gutya uyu mutoza yinjiyemo iki gihe bakina gutya bataka gutya badefanda gutya iyi kipe inze clean sheet zingana gutya mu mikino ingana gutya ni ikipe yazamutse mu itsinda ifite aya manota afite attention kuri Iceland ni ikipe zitungurana izi kipe ndazitinya ni ikipe ziza mu marushanwa izi muri kuvuga bazita equipe dope zigasoza bazita equipe flop ati amakipe manini njye sinyakunda none ntangira kuvuga ibintu badasanzwe bumva kati umpeti ese uri ba Iceland woroyizi none abantu dukorana batangira kumfata nk'umuntu w'umwana liste none batangira kuzajya bampa umuntu yabaye ikiganiro yari Patrick ntuhaga bati umuntu niwe wasomye reka njye munagira yivugire akanagira nkani nkavuga ibintu biri unique muri icyo gihe nicyo gihe nakoze ibintu byinshi mu gihe gitoya ndwana no kugira ngo wa mugabo hasi mu convenke wo muri office umugabo hacemo icyumweru bari barapanze uko bazogeza ero barakina amatsinda arangira bati mumushyire muri enkari tumwumve yogeza ankota match zingaye na Rugangura akabaza ukuntu twakoranye kuri Francais bivamo hazamo Nasiri aravuga ati no ncuro reka mpuse umuntu yitwa Rigane ndebe ko yagerayo ubwo Patrick yarari muri gahunda zo kugenda Rugangura sasa aramfata arambwira ati man reka tubikore ewana mu bintu byo kogeza match yakankorera ikintu cyo kungira umuntu wa danger yakambaza utuntu n'umuntu ukunda utuntu kw'amasiyanse utuntu tw'ubwenge none twubaka akantu k'akaduwo mu gihe gito boss yumva karakoze nyine yumva Rugangura arishimye nango iyo abantu bogezanya urabyumva iyo connection irimo ko twari twarabanyeho gato kuri Francais ntago byatinze nyine kandi arwana no kugira ngo mbone akazi man arampusa bicamo biciyemo boss anambwa ati uzane document biki ndashimira Ron Manzi twari twarakoze bakeneye ahantu akoze imyaka 2 kuri radio umva kuri radio hano twari tutarafixa cya kibazo ntibampe ibyo bagomba kuma byo ko ntakoze Ron Manzi arambwira ati ibyo ntubigire ikibazo yarambwira ati ngenda guha imyaka 3 yanditse icyongereza ntari nabona mu buzima bwanjye man kwa kundi uvuga umukozi bakajyanga avuye nko kuri BBC ati ni umukozi uri courage ugira creativity ukunda umurimo ukundisha n'abandi ntajya ruha agira imbaraga azinduka kare aransiga ko kanyira undi muntu boza aravuga ati binago binkanga nje kinini kigo cya leta ndaguha ikizamini urandika atuzi kwandika Ardo n'umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza umva ikizamini ategura tamwana nge ndandika ntaribi azana examen turayikora ndanayitsinda ngira 77 leta itanga akazi ku manota 70 so nuko nabonye akazi kuri radio na televiziyo y'igihugu ntangira muri radio witwa Kennedy wa televiziyo ati why not no mpete tutamushyira muri radio muri televiziyo yandikira umuyobozi wa radio ambwira ati nta kibazo bancyame twara TV Sport kwa mbere no kwa gatatu witwa Edisabiti ariko nge mankeneye abasesenguzi ati waje tugakorana muri Cafe Sport dimanche mbangiyemo nuko hahiye nuko byaje wow haya urugendo mwarwumvishije oya se ugeze biki yaje kuvuga urugendo uza rogeza ibiki none abantu se wabogeza abataka babiri imbere none ndabona abantu Regan ye kabisa jani yawe ndayikunze thank you kandi ikintu ngiye nize ku giti cyanjye nta rugendo rworoha urugendo rwajemo night club rukamanuka muri studio za TV1 ukazenguruka ukajyamo imineke n'amagi nanjye ariko bari abatipe ndaza kubagira inama ngiye ndumva nababwira ibisheke none njya ngo tudatinze kubera ko amasaha yagiye twakira ibibazo bibiri dusoza nimba hari umuntu ufite ikibazo yabaza Regan tuhite aba babiri bonyine ubwo ngo nabo ngabo murakoze ngenda gukunda cyane murakoze cyane ariko murakoze cyane nabukunze muri Trace Photo niho nakumenye murakoze cyane uvuyeho nabuza werekeye ariko namenye kuri Radio Rwanda icyo shaka kubaza ukunda Man City ndetse na Pep Guardiola ukunda kubavugaho cyane buriya uramutse ubana na Pep Guardiola mu nzu ni ikihe kintu umubona utabasha kwihanganira yes ndakumva maye ndagufana nyine thank you cyatari murakoze cyane bakwita nde nitwa Cardinal
ndako mu rugo banyita mico myiza Okay. kandi izina ni ryo muntu nyine urumva ikibazo mfite njye nshaka kubaza nyine ibintu ukora ndabikunda ariko nyine kuki ukabya ndagusubiza urumva hari umwataka bigeze kuza kuvugaho w'Amavubi mushyashya w'umunyamahanga witwa Gohogo noneho wagiye kumuvuga yego aha merci uravuga ngo muri kariyeri yamaze gutera penalty 10 ngo yatsinzemo 15 ibyo numva bijya kuri radiyo y'igihugu samurakoze ndagusubiza ariko ku kibazo cyawe cyo gukabya ndagusubiza nta kibazo Regan nyemera nanjye nkubaza ikibazo nta kibazo yego nitwa Niyonshuti Emmanuel nanjye ndumva nakubaza ikibazo Regan yego ni gute wagiye kuri radiyo Rwanda uhasanga umuntu wakubujije amahirwe yo gukora ku yindi radiyo mwakoranye mute mbikosore neza ntabwo Excel yambujije amahirwe yo gukora ku yindi radiyo buri muntu wese agira preference reka aricyo mperaho buri muntu wese agira preference niba yarakuranye na Nasiri azi impano ya Nasiri azi ko Nasiri ari umunyamakuru ukomeye even n'ubu Nasiri ni umunyamakuru ukomeye ntabwo ari umunyamakuru muto yamutrustinze nk'umuntu azi yashaka ko dewo yihuta ubuzima babanagamo nk'abantu bakoranye Kicukiro bajyanaga bakinanaga byari byoroshye ko trustingo kurenza uko yanyizera urugero rworoshye nkawe n'umuntu twakuranye nzi ko afite impano bambwiye ngo nsimbuze kuri radiyo Rwanda nafata we sinagufata ikintu cyoroshye nta bugome nta mutima mubi yashakaga dewo yihuse kandi yaranakoze kuko iyo biza kuba bibi nuko Nasiri atari ku munyamakuru ukomeye and then yamakinze it nese si uhedinze Francais twese nitubizi muri commentary so nta rwango nta n'umutima mubi ni choice ni igihe bakubwiye ngo hitamo mu bintu bibiri ugahitamo icyo ushaka kurusha ikindi nta mutima mubi rero ikikwereka atari umutima mubi nuko indi nshuro twahuye yamfashije kugira ngo bikunde mbona akazi urakoze cyane nta kibazo kibirimo murakoze nitwa admin wa groupe ya WhatsApp se ninjye nyowe groupe ya WhatsApp ya Jens ari nayo Melissa barizwa okay maze ikibazo cyawe muyobozi ikibazo mfite hari ukuntu wenda usesengura match nka Liverpool wenda yakinnye na Man City noneho ugatanga ingingo zose zatuma Man City itsinda match ikarangira Liverpool itsinze ubyitwara mute ndagusubiza mbere ko nkomeza n'iby'abandi ibintu bya analyse ya football ntabwo ari science iri exacte ntabwo ari ukuvuga ngo rimwe guteranyaho rimwe bibyara kabiri football ni umukino wihariye utandukanye n'iyi yose mubona yindi buriya nko muri volley biba byoroshye ko ikipe ikurusha gutsinda byanga byakunda muri basket ni gutyo ariko football ni jeu collective ikinwa hakabonekamo umubare w'ibitego bike hakabonekamo n'ibindi bintu by'amategeko atuma jeu ishobora guhinduka urugero red card dushobora gutangira ikipe imeze neza ariko Farimeres akaza umukinnyi kuko yaje gutya gusa yamukandagira umuntu agahita azamura ikarita itukura ikipe yari iri muri avantage ifite igitego kimwe bigahindura uruhande yayindi aba Farimeres igatsinda so abankurikira ntekereza ko ku rugero rwo hejuru cyane ntabwo ari ukwivuga neza ndi umwe mu bantu bagerageza kudahusha kenshi ntabwo mpusha kenshi ariko njya mpusha kuko nyine ni football nabyo bigomba kubamo ariko simpusha kenshi kuko mpusha kenshi ntabwo naba nkikora hari ahantu nkora trust me ntabwo naba nkihakora ariko ndahusha n'umwataka arahusha reka nanjye hari n'igihe match bigiye kurangira bya bindi bavuze bigiye kuba imbere y'izamu umukinnyi ari kumwe n'umuzamu ibintu asanzwe akora bisanzwe mu buzima busanzwe reka mbaho urugero nese nk'umuntu wari wavuze ngo France iratwara igikombe mwabanye umuntu yitwa Colomwani ku munota wa nyuma igitego yahushije none se urakoze cyane ngo 1 contre 1 muri metero 3 nkaha ngaha ndi n'iyi ntebe umuntu asigaranye na gardien gukubita baro icyo bita inside foot kuyikubita gutyo yagize igitekerezo kibi aho kugira ngo ayikubitishe indani mu kirenge barayiteresha hano barayikubitana umuvuduko bituma
isa niza yikaraga garde mu gutambika ukuguru ahura nayo. Donc iyo uteye baro gutya ni ukuvuga ngo iragendera mu murongo wayihaye precisement. Sinzi niba mubyumva. Fata ikintu gitere ugikubite gutya, imbaraga kizanye n'ugihitinga uragisubizayo gutya, ariko n'ugikubita gutya ça veut dire que kirikaraga ko ni virgule. So yagize igitekerezo kibi barije gutya aho kuyataka gutya ngo donc ni nko gukina billard. Reba umwobo uri kureba, ugiye gukubita ufite umweru ufite wenda umukara hariya, ntago ukubita nk'umuntu uri gushaka umwobo wo hirya, ntabwo ukubita usa n'ushaka kubanza gukubita kuntuza ngo ntuzigaruke umweru ugaruke ukubite wa mukara, nyine wataka uko ubireba. So yari logique yoroshye ko baro yaje gutya yari kuyataka gutya, icyo bita inside foot, akayikubita bari gahita igenda mu murongo umwe. Ngo kugenda mu murongo umwe kuko garde yari yatandaraje, iyo agira ibyago ntahure nayo ça veut dire ko yari guca mu maguru, yari kuyataka gutya. Sasa garde yaje gutya undi barayikubita gutya, kuko garde yaje gutya bari kubita match ihita ihindura uruhande, igikombe kiva mu Bufaransa Paris gihita kimanuka gica muri Amerika kimanukira muri Canada cyambuka Paraguay kisanze i Buenos Aires kubera igitekerezo kiri gusa. None se ubwo wavuga ngo nahushije? That's football. Nuko bigenda. Twagiye uriya ku kibazo cye cyo gukabya. Yeah. Gukabya ndabizi ko nkabya nanjye. Ndabizi ko nkabya. N'abantu benshi babimbwira bambwira ko nkabya, ariko bikubiye mu kintu kimwe. Iki kintu cy'itangazamakuru ni nka arts. Personality yawe wowe wanyawe utihinduye kirakonta, nicyo kintu cyonyine gituma ugera ku cyo ushaka. Kuko muzi Kastar burya avuga, Kastar ni umugabo uri mu myaka 40 wayoboye amaradiyo, wageze naho ashinga radiyo. Iyo avuga avugana autorité, anatuje nk'umutegetsi. Personality ye n'imyaka ye n'abantu yayoboye bimwemerera kwitwara gutyo. So, ninza nkazajya ntangira nkakora avuga ngo ngo reka nkubwire bayinga sinjye uwo si Rugaju. No kuvuga ngo kugira ngo nkore ikiganiro bizajya bisaba kubanza kumva Kastar, nindangiza kumwumva mfata ibyo yabahaye mbigarure mu buryo yabibahaye, kuko nje nyine ni mini Kastar. So ni ikintu nirinze muri kariyeri yanjye. Nje uko kuntu nteye mvuga mu buzima busanzwe nkabya ni nabyo nkoresha, ni uburyo bwanjye niwe nje nyine. Nuko nabikubwiraga nti cyavuye kijya nako ngomba kubivuga ko ninza ko bikubwira nkagerageza kubishyira muri cya Kinyarwanda. Ngo urareba nka kuri yaje adavuga kuko niwe, ngo urareba ngo cyahinduye ibintu, ngo ndatekereza ko uwo sinjye ndaba ndindi version y'undi muntu. So ngerageza kuba nge uwo ngewe agira gukabya direct. Hanyuma wowe ikibazo cyawe harya ni ikibazo cya Guardiola duhuriye tubana mu nzu. Reka dusubize cya Guardiola ntacyo urambaza. So Pep Guardiola tubana mu nzu, icyambere abantu bose bari genius, abantu bose baba nyabwenge bagira ubwenge bwinshi, bagira ikintu cyo gutekereza cyane. Ni nacyo kintu buri abantu nyine bavumbuye ibintu biri muri science tubona baturushije. Sinzi niba uri ko byumva. Hango twebwe dukoresha igice gitoya cy'ubwonko bwacu, umwanya munini dushaka gufata ibyo abandi bantu bakreye. Ari no mpamvu nubaha umuntu wese ukreya. Reka nguhe urugero kugira ngo abyumve neza. Umuntu ukreya, ngutangeho urugero aho atandukaniye n'undi. Abantu benshi dukoreshwa dutanga service, ni nayo step ya mbere nyine kubona amafaranga. Abantu bashinze igitangazamakuru babona ubishoboye baguhaye akazi, utanga service yo kuvuga amakuru bakakwishyura. Urugero nkavuga nti njyewe RBM reke kumpa akazi, njye nkore ikintu ikiganiro, ariko nindangiza kugikora mu kigure mungurire content. Faze ya kane ni production. Ijya gusa na production ariko araho bitandukanira. Production noneho ni igihenge w'umusupplier wanakoraga execution, bya bintu na supplyingaga nabashe kubyigurira na execution mbasha kuyikorera, ariko na bya bintu nkabikora
ku nyungu zanjye ntabihereza undi muntu, sinzi niba kubyumva, like ngafungura nka newspaper ikaba ihari, abantu bakavuga ngo igitangazamakuru cya Rugaju, ubwo biransaba nyine kugikurikirana, iyo ni production. Igice cya kane ni uko investisa, ni iki cy'abasaza b'abakire vuga ati ngiye nabaye muri kariyeri zitangazamakuru, akafata nk'ibitangazamakuru binagakiramo amafaranga, bakazajya bamubarira akibera mu rugo bamushyira amafaranga kuri konti. Abantu bari aha mbatangeho urugero, urabona nka Clapton yamaze kugera mu kintu cya production, mu myaka iri imbere azajya muri mu kwinvestisa afite imyaka nka 40, ko aracyari muto, ntabwo turuta cyane, umva yaradusize. Kimwe nawe nk'iki ni ikintu wamaze gucreya. So Guardiola ikintu gikomeye namukuraho mu bijyanye n'umupira ni ugufata risk zo gucreya. Biriya bintu byo gutekereza cyane ni nabyo bituma uzana ama principe atarahari. So ni umuntu utekereza akaba ati no, niba ikipe igiye gukina njye mfashe risk, nta mwataka ndi bushyiremo, ndakina nta mwataka mfite, agahita abwira abakinnyi ukuntu bazakina within 1 week, rimwe bigakunda ubundi bikanga. Umuntu utekereza agacreya, iyo ni ubwenge burenze, numva nagerageza kumubaza bigufata umwanya ingana tutekereza iki, defo nta kwihanganira. Aba bantu bameze gutya majorite yabo kuba ko babara bamaze kubirumarika ko barusha abantu ubwenge, bagira arrogance, barirata cyane. Nkejo bundi baramaje yarabati nge ndi genius, nakwirinda mu bintu agira gukuramo ka arrogance gusa. Nafata nka 99 y'ibintu bye nkabimira ngakuramo rimwe yitwa arrogance, niko kantu konye nagira kabi, ariko ibindi bintu byose arihariye. Umuntu utekereza agahimba wabarenze. Ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Arakoze nawe. Nitwa Nkotanyi Benjamin. Urakoze cyane Nkotanyi. I really appreciate. Thank you. And I really love you. Thank you so much. Biga. Man, ibiri serenge natangiye kugukurikirana kera. Kuko nari ndi umusportif, even n'ubu ndacyari umusportif. Ni gano muri CFB. Ako ngunda kugukurikira kenshi cyane. Yeah. Riga. Eba, buryo wanariza. Eba, uburyo wanariza. Ngiye nkwema isomo ryinshi cyane. Patience. No kuri ukuntu wihanganye muri kariyeri yawe, ntabwo wari uzi ko wowe waravugaga ati umunyamakuru si impano yanjye. Abantu bivamo ujya muri Kenya, ujya mu bintu byose bakaguhamagara ati no mbivuyemo, ukajya kuri contact ukavuga ati ngiye mbivuyemo. Nariga uranyubatse kabisa. Thank you. Urakoze cyane. Gusa kandi Imana izakomeza kwagura. Urakoze cyane. Urakoze. Kapfata nanjye umwanya nshimire Reagan cyane ku mwanya we. Thank you for coming. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Yeah. Nanjye ndabashimiye cyane team ya Genius Comedy kuntekereza mukantumira, ni icyubahiro gikomeye cyane. Abantu nk'aba b'abanyabwenge b'abasirimu kuguha umwanya wabo. Yiswe meet tonight, ariko navuga ko nanjye na meetinze abantu benshi nuba hano muri kariyeri kundusha, ba Franco muri fashion, muri comedy wowe, ba Clapton, ba Rusine nababonye n'abandi batandukanye. So wenda singe baziye gusa baje kumva comedy, ariko gusangira nabo urugendo rwanjye. Simvuge yuko nari umutumirwa wa hatari, mvuge ko ahubwo naje gusangiza utuntu duke mfite abantu bakomeye cyane. So ni icyubahiro nimwe nagiye kuba mwantumiye kugira ngo mwanene n'abantu nk'abo. Amashyi menshi cyane kuri Reagan. Akoze cyane.